Biteye ubwoba, birababaje, biteye agahinda cyane kubona umwana w'imyaka 8 asambanywa n'umugabo mukuru umubyaye inshuro zirenze 10 ngira ngo, aho umugabo w'imyaka 39, aya mashusho muri kureba kuri screen ye zanyu, gusa twagerageje kuyahisha, ntabwo ari byiza gukwirakwiza amashusho nk'aya ngaya ku mbuga nkoranyambaga, aho uyu mugabo mureba witwa Sebagara Moses yaryamanye cyangwa se yasambanyije akana k'imyaka 8, namwe murakabona ukuntu kangana n'akana kakiri gato cyane. Rero hakaba ari muri Wakiso, muri district ya Wakiso, aho polisi yataye muri yombi uyu mugabo Sebagara, ikaba yamutaye muri yombi rero akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana, ndetse se no kugikekwaho birigaragaza, yamufataga ku ngufu. Hanyuma rero byagenze bite? Uyu mugabo wundi mu bisanzwe asanzwe ari umumotari. Umugabo yaragiye ajya mu rugo rw'ahantu bari baturanye, n'ubundi hari utwana tubiri, aka k'imyaka 8 niko gakuru, hari na karumuna kako gato. Hanyuma yaragiye aparika moto ku irembo, araza ajya mu rugo. Ageze mu rugo abaha telefoni ngo barebe amafoto. Urumva bashobora kuba bari bonyine, gusa umuntu wababonye akaba kamera nawe ntiwamenya aho yaturutse, kuko urumva yabikoraga yizeye neza ko iwabo badahari. Ariyo mpamvu ababyeyi, cyane cyane ababyeyi, niba ufite cyane cyane umwana w'umukobwa, abana b'abakobwa n'abana bahura n'ibibazo byinshi cyane, murabizi neza uko umuhungu ibibazo yahura nabyo ntabwo ari by'umukobwa ahura nabyo. Ku mukobwa ibibazo biza byikubye, bishobora no kugira rero ingaruka mbi cyane ku buzima bwe. Niyo mpamvu ababyeyi mugirwa inama zo gufata abana banyu mukagira amakenga, nk'uko na polisi muri iki gihugu yagiye bitangaza. Polisi yavuze ko ababyeyi bakwiriye kujya bita ku bana babo, bakagira amakenga cyane ku bana babo, bakabakurikirana. Niba ugiye ufite abana bangana gutya, ukaba ntubasige mu rugo, kuko ntiwamenya abagizi ba nabi barateye. Dore n'ubu hari inkuru igezweho cyane hano mu gihugu cya Uganda, aho umugabo witwa Christopher Okello ari mu rukiko ashinjwa gutema abana bagera muri 4 ku ishuri akabica. Makuru twayabagejejeho mu bihe byashize. Yaraje abahukamo aratemagura bose, arararika abandi arabakomeretsa. Hanyuma baje kumujyana kuri polisi, bamwe bati afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, gusa abaganga basuzumye basanga umugabo ni muzima. Ejo mu rukiko hiriwe urubanza rwe aburana, umuganga yemeje ko nta burwayi afite. Rero nta burwayi bwo mu mutwe afite, uburwayi busanzwe. Rero yaje nawe kwemera ko yabatemye, gusa bamubajije icyo yabishakiraga, icyatumye abatema. Rwose yarahagaze yemye ku maguru y'abiri, aravuga ati njyewe impamvu nabishe, nashakaga kubatangamo ibitambo by'amaraso ikuzimu. Aravuga ati njyewe nashakaga kubatambamo ibitambo kugira ngo nibonere ubukire. Cyane abantu ujya kumva ngo runaka ngo yatanze umwana we, ngo runaka ngo bamutanzemo igitambo, cyangwa se ngo yatanze igitambo cy'umuntu cya nyina, bijya bivugwa cyane cyane mu bantu b'ibyamamare, niho byagiye bivugwa cyane. Uyu nawe rero, uwo Christopher Okello, yatemye aba bana abica ngo ari gushaka ibitambo by'ikuzimu kugira ngo abe umutunzi. Urubanza rwe rukaba rugikomeje, inkuru ze turacyazikurikirana hafi, tuzagenda tubibagezaho uko bizagenda bivugwa. Uyu mugabo rero, tutatinze cyane, tutagiye kure, yageze muri urwo rugo abona abana, abaha telefoni, arabatira mwakire telefoni mwe mureba amafoto, mureba amafoto. Abana barafata, urabona abana na telefoni, murabizi abana na telefoni rwarahize. N'ubu usanga ababyeyi barwana n'abana telefoni, cyangwa se abana bica telefoni buri kanya. Abana bari muri icyo kigero bakunda telefoni cyane. Araza abayicaye ku ntebe yari iraho, abana uko bari amafoto baseka, aravuga ati muzane nanjye ndebeho, muzane turebane. Abana baramwegera nyine, niko gufata kariya gakuru agashyira ku bibero, nk'uko muri kubibona yagashyize ku bibero. Bivugwa rero ko n'ubundi byarangiye agasambanyirije ku bibero.
uko kakarebaga amafoto yaragatunguye nyine ahita abikora aba aragasambanyije nyine. Ni akana gato rwose, n'umwana ukiri muto imyaka 8, aba ari umwana muto cyane. Nuko aramusambanya rero, umwana agira ikibazo nyine, murabizi namwe murabyumva, agize ikibazo ararira. Uwakameraga nawe yari ari aho ngaho, ashobora kuba ngiye naketse ko ari nk'umuntu w'umuturanyi wamubonye nyine fasha umwana agoma mukurura ku bibero, wenda akabatire kamufata amashusho ataza kubihakana, hanyuma bikarangira rero ari amashusho agiye hanze. Umugabo rero yaje guhaguruka aragenda agiye, umwana agira ikibazo, uwafashe amashusho aravuga ariko runaka Sebagara yari ari hano mu kanya kashize, nabonaga ari hano, ashobora kuba ari wabikoze. Bibaho nyine baramufata bamufasha arahakana, nibwo baje kugaragaza ariya mashusho, berekana ko bamugaragaza nyine akikiye aba bana, akikiye umwana w'umukobwa w'imyaka 8 arimo kumusambanya, nk'uko namwe muri kubira kuri screen zanyu urabona ku mashusho. Yamufashe rwose aramukikira, byanze bikunze urabona ntabwo wakora birano ku mwana utabyaye, nta gukikira umwana utabyaye w'undi w'umukobwa nta nubwo bigaragara neza. Nuko rero nuko byarangiye, polisi muta muri yombi. Imaze kumuta muri yombi itanga ubutumwa nyine, nayivuga ko itazigera yihanganirwa umuntu wari wese uhohotera umwana uko waba uri kose, bazabarwanya bivuye inyuma. Rero bakaba batangaje ko uyu Sebagara bamujyanye mu rukiko, bamujyanye kuri sitasiyo ya polisi, akaba ategerejwe kujya mu rukiko. Iperereza rikaba rikomeje, akaba azagezwa mu rukiko. Rero niba bitangaza tuzabibabwira, nabyo murabizi tubagezaho amakuru ku gihe. Turacyabategura amakuru menshi rero agezweho. Nk'ubu hari amakuru menshi cyane, hari amakuru ari kuvuga ko Kongo na M23 bamaze kwemeranya guhanahana imfungwa bagiye bafata z'intambara. Mu Burundi naho tugiye kubagezaho mu kanya inkuru ya Buyoya na Neva, umuriro watse, aho Neva ari kuvuga ko imitungo ya Buyoya yose irimo amazu menshi agera abarirwa mu majana, ngo atazigera yasubizwa, ndetse ngakwiriye no kwitwara neza kugira ngo bamurebe neza cyangwa se batazongera kamuta muri yombi. Yagiye atangaza ibintu bikomeye cyane, amagambo akomeye. Amakuru turaje tuyabagezaho ku buryo burambuye mu kanya, turi kuyabategurira. Komeza ugubwe neza rero, dushimira abakoze subscribe. Nawe utarakora subscribe tugusaba gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho ku gihe, ndetse ukande no kuri like kugira ngo amakuru yacu ajya agera no kubo atageragaho. Mukomeze kubwa neza rero, reka tugaruke mu kanya n'andi makuru arabagezweho.